Hari umugabo witwa David Deida yanditse igitabo cyitwa The Way of the Superior Man cyangwa se inzira yo kubaho umugabo nyawe cyangwa se kuba umugabo uhamye. Iki gitabo rero kigenda kivuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye tuzagenda tugarukaho tugira ngo mugende mugira ubumenyi bwihariye ku bijyanye no kuba umugabo nyabyo icyo bisaba cyangwa se kuba umugabo nyawe icyo bisaba, ariko hano hari ikintu kimwe yavuze. Ikintu kimwe yavuze ni uko abagabo icyo dukwiye kumenya ni uko buriya umugore ntago ririya jambo rivuga ngo nari umugabo kuri we ntago rijya rihabwa intebe. Icyo uba ukwiye kuba ukora nk'umugabo ni uko buri gihe ugomba kwitegura yuko ugomba gukora itandukaniro ry'ibyo wakoze ejo hahise kugira ngo ugumye kuba umugabo uhamye mu maso ye. Ikindi kintu cya kabiri ni uko ijambo rimwe ushobora kumubwira mu munota umwe rishobora kwangiza ibintu byose mwagezeho mu gihe cy'imyaka 10 cyangwa se 5. Wamubwira ikintu kibi mu munota umwe cyangwa se mu minota 5 ugasanga byangije ibyiza byose wamukoreye mu myaka 5 ibanziriza iyo minota yonyine wamubwiyemo ikintu kibi cyangwa se wamukoreye ikintu kibi, byose bikahita biba impfabusa. Ibi ni ibintu abagabo baba bakwiye kuba bamenya kugira ngo mu by'ukuri babashe guhagarara bemye cyangwa se babashe kugumya kwitwara nk'abagabo nyabo cyangwa se umugabo nyawe byahamye. Ikindi kintu umuntu ushaka kuba umugabo nyawe cyangwa se ushaka kuba umugabo mu buryo buhamye ni uko ugomba guhora witeguye yuko buri gihe uba ushaka umudendezo cyangwa se freedom, uba ushaka financial freedom, ibintu byose uba ushaka kwigenga cyangwa se uba ushaka property ownership, ibintu byose uba ushaka kuvuga ngo mbe ndi umugabo uhamye utekanye. Ariko mu by'ukuri ibi byose ntago umugabo arinda apfa atabigezeho, bitewe n'iki? Nicyo umugabo yaremewe. Umugabo yaremewe guhatana. Umugabo yaremewe guhatana mu gihe umugore we icyo buri gihe aba ashaka ni wa mugabo udafite ubwoba, ufite fearless mindset cyangwa se fearless heart. Bishatse kuvuga ngo we mugabo icyo ukwiye kuba wakora ni uko nta kintu ukwiye kuba watinya kuba wagerageza mu maso y'umugore wawe. Ibintu byose uba ukwiye kuba washirika ubwoba bwo kugaragaza yuko witeguye kumurinda no kumwitaho. Nibyo we aba akeneye care. Igihe iyo care atayibonye nta rukundo rw'umugore utabonye care. Igihe atayibonye rwose ibye byose bisigara biri toxic. Aba afite ari wa mugore ufite intonganya za buri kanya, aba ari wa mugore ushaka utuntu twa hato na hato yuko muri bushwane buri kanya. Mu by'ukuri we nicyo aba areba, icyo aba akeneye ni ukuba ari secured cyangwa se kuba afite umutekano. Kuba afite umutekano bitangwa n'iki? Bitangwa na kwa kuba uri wa mugabo uharanira kugira icyo ageraho, uri wa mugabo uharanira kugira intego mu buzima ageraho. Ibyo byose nibyo umugore we aba akeneye: urukundo, kwitabwaho ndetse n'umutekano. Umutekano mu bijyanye n'imibereho, ubwo ni finance, umutekano mu bijyanye n'aho agomba kuba ari, aho nini ownership property, ndetse n'umutekano mu bijyanye n'amarangamutima. We nk'umugabo ukwiye kumenya yuko ukwiye kumenya ibyo ukwiye kuba wabwira umugore wawe cyangwa se n'ibyo ukwiye kuba wamukorera. Ibintu byinshi ntabwo tubimenye bitewe n'imiryango akenshi abantu baba baragiye bakuriramo, aho ari imiryango iba iri toxic, ari imiryango irimo amakimbirane. Ibyo byose rero biba intandaro y'uko bikuza abagabo badahamye, bigakuza abagabo bahora bafite amarangamutima y'uburakari, amarangamutima yo kuvuga nabi, kandi ibyo ngibyo ntabwo bitanga emotional security arizo abantu b'igitsina gore baba bakeneye. Icyo ukwiye kumenya rero nk'umuntu w'umugabo ni uko iteka ryose uzahora ufite icyo ushaka kugeraho, ndetse nukigeraho hazaba hari ikindi kigutegereje. Uhora ushaka freedom, ariko mu by'ukuri ntago uzarinda upfa utarayigeraho. Buri uko ugeze kuri imwe
uko ubuzima buteye ku ruhande rw'umugabo buhita bumutegeka kugira indi freedom runaka ashaka. Ushobora gushaka financial freedom yo kugira ngo ushake umugore, ariko iyo umushatse ahita hazamo ibyo kubyara byava akahita hazamo ibyo kurera, ibyo kurera byavamo hakahita hazamo iby'amashuri y'abana. Mu by'ukuri ubuzima bw'umugabo bwose buba bugizwe no guhatana cyangwa se kurwana, guhora umugabo yiteguye, ariho hava kuba wa mugore cyangwa se abantu b'igitsina gore bikundira wa mugabo uba utagira ubwoba bwo kugerageza ikintu gishyashya, uba udafite ubwoba bwo kuba yatsindwa akagwa akongera akabyuka. Uwo niwe mugabo baba bashaka. Turabashimiye rero, njye mwari muri kumwe ni MBOT nk'ibisanzwe, iyo ni Easy Life Talk. Turaza kuba dukomezanya n'ibindi biganiro